ukabona ko Imana hari gishaka ko hari icyo bikoraho, and you end up being an answer to the prayers you started to pray. ugahinduka cya gisubizo cy'amasengesho wasengaga. Because it starts often with God giving us a burden for something. Kuko bitangira Imana iduhaye umutwaro muri twebwe. And maybe He's calling you to act in that. Wabona nyamara ibyo yaguhaye nk'umutwaro ari umuhamagaro wayo kugira ngo ugire icyo To bikoraho, go in the power that He has sent you with, ngo ujyane imbaraga iguhaye and not in your own strength. atari imbaraga zawe ku giti cyawe. So our third example Urugero rwacu rwa gatatu is Jeremiah. ni muri Yeremiya. And we will read some of the verses from the first chapter, Tugiye gusoma imirongo imwe n'imwe muri Yeremiya igice cya mbere, verse 4 to 9. 4 to 9 in the first chapter. kuva ku murongo wa 4 kugeza. Thank you so much once again for the warm welcome. Murakoze nanone kunyakira, And thank you also for the privilege to share something from the Word of God today. kandi murakoze kumpa amahirwe no gusangira namwe ijambo ry'Imana uyu munsi. And I hope that God will touch you with something from His Word today. Kandi ndizera ko Imana iza kugufata, Because we know that His Word is living in truth. kandi tuzi ko ijambo ryayo ari ubuzima ndetse n'ukuri. It's a way for God to speak to us Nibwo buryo Imana ivugana natwe in different situations in life. mu bintu bitandukanye byo mu buzima. And today I want to share something about how God is with you. Kandi uyu munsi ndashaka kubwira uburyo Imana iri kumwe nawe. And you know, when we read the Bible, Iyo dusoma Bibiliya, I am often fascinated and amazed about what people experience with God. hangazwa cyane n'ibintu abantu bakorana n'Imana. There are so many powerful stories, Hari inkuru nyinshi zifite imbaraga, and sometimes it can be difficult to identify with. rimwe na rimwe hari igihe ushobora no kunanirwa kubyumva neza, But many times we also see that there were ordinary people ariko akenshi dusanga ari abantu basanzwe that God used in a mighty way. buryo Imana yabakoresheje mu buryo bw'imbaraga nyinshi cyane, And sometimes maybe not so different from you and me. kandi ugasanga si abantu batandukanye nawe nanjye. And today I want to share about 3 examples of people who got a calling from God and who God used. Uyu munsi ndashaka kugusangiza ingero nkeya z'abantu bagiye bakoreshwa n'Imana, And to reflect on what that might mean for you and me today. kugira ngo turebe icyo bishobora kutumarira njyewe nawe uyu munsi. So the first example is from Exodus. Urugero rwa mbere turasoma mu Kuva. We have a situation where God has seen the suffering of the people in slavery in Egypt. Harimo urugero rw'ukuntu Imana yabonye abantu bayo barimo babazwa cyane muri Egiputa. He has heard their cries to Him for help. Imana yumvishe amarira yabo kugira ngo ibafashe, And He's answering those cries by choosing Moses to go hanyuma ibasubiza ikoresheje Mose and to deliver the people. kugira ngo ibohore abantu bayo. And we will read some of the verses when Moses received this calling from God. Hanyuma turasoma amagambo igihe Mose yakiraga ukuguhamagara kw'Imana. From chapter 3 and verse 10 to 12. Tugiye gusoma Kuva ibice 3 umurongo wa 4 kugera kwa 14. Ibice 3 umurongo wa 10 kugera kwa 12. Kuva ibice 3 umurongo wa 10 kugera kwa 12. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Mose abwira Imana ati, ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkura Abisiraheli muri Egiputa? Imana iramusubiza iti, nukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso yuko ari njye ugutumye, nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri umusozi. Imana ibahe. So Moses' response to God for the task that he is giving is, who am I? Igisubizo Mose yahaye Imana ku kazi Imana yaramuhaye yaravuze ngo ndi muntu ki. And I think that is a completely understandable reaction. Kandi ibyo bintu nanjye mba numva byumvikana cyane. Moses, he had fled from Egypt Mose yari yarahunze Egiputa because he had done something bad. kuko yari yarakoze ibintu bibi. And now God is asking him to return.
hanyuma Imana imusaba gusubirayo, and even to speak in front of Pharaoh. hanyuma noneho byongeye akavugira imbere ya Farawo. And Moses, he don't feel enough. He doesn't feel enough of what God is asking for him Mose to ntabwo do. yumvaga ahagije kugira ngo ajye gukora ako kazi Imana yari imusabye. And he asked God, who am I? Hanyuma abaza Imana ngo ndi muntu ki? And God, he answers Moses Hanyuma Imana isubiza Mose by saying that I will be with you. iravuga ngo nzabana nawe. Instead of Moses focusing on himself and what he is lacking, aho kugira ngo Mose arebe kuri we ku giti cye n'ibyo abura, God wants him to focus on him and Imana his yashakaga ko possibilities. yita cyane ku Mana ndetse n'ibyo Imana ishoboye And that gukorana he is the one sending Moses. kandi ko ari we itumye Mose. And we could think that this is enough. Kandi dushobora gutekereza ngo ibi birahagije. However, when we continue to read the text, Ariko iyo dukomeje gusoma muri aya magambo, we see that Moses is not convinced. tuhise tubona ko Mose atigeze And we will yumva ko read bihagije. from chapter 4 Tugiye gusoma mu gice cya and verse 4 10. umurongo wa 10, ni igitabo cyo kuva ibice 4 umurongo wa 10, Only 10. We start with 10. umurongo umwe wa 10. Mose abwira Uwiteka ati, mwami nambere sindi intyoza mu magambo, n'ubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda. So what Moses does is that he goes straight to his weakness. Icyo gihe Mose yahise yibanda ku ntege nke cyane. One of the reasons why he feels that he is not enough. Imwe mu mpamvu yatumaga yumva ko adahagije, And he tries to convince God of sending someone else. kandi yarimo yereka Imana ko igomba kohereza undi muntu utari we, That he is the wrong person for the job. yuko ari umuntu udakwiye kuri ako kazi. I am slow in speaking. Ndadidimanga, I cannot speak in front of Pharaoh. sinshobora kuvugana na Farawo. You have the wrong person, God. Wahisemo umuntu udakwiriye Mana. But we see God's answer. Ariko tubona igisubizo And we will Imana read yamuhaye. the verses 11 to 15. Tugiye gusoma umurongo wa 11 kugera ku wa 15, ni cya gitabo cyo kuva ibice 4. 4:11 to 15. Dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka aramubwira ati, ninde waremye akanwa k'umuntu, cyangwa ninde utera uburagi, cyangwa ubupfamatwi, cyangwa uhumura, cyangwa uhumisha? Sinjye Uwiteka ubikora? Nuko none genda, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nkwigishe ibyo uvuga. Aramusubiza ati, mwami ndakwinginze, tuma uwo ushaka gutuma. Umurongo wa 14. Mose yikongereza uburakari bw'Uwiteka, aramubwira ati, Aroni mwene so umulewi ntahari? Nzi yuko ari intyoza kandi aje kugusanganira, nakubona azishimira mu mutima wawe. Imana ibahe umugisha. So Moses did not consider himself sufficient of what God wanted him to do. Mose ntabwo yumvaga ko ahagije cyangwa kwiriye gukora ibyo Imana ishaka ko akora. And he thought that God should send someone else, someone better. Yumvaga ko Imana izohereza undi muntu ukora ibirusi ibyo akora. But God, he has elected Moses. Ariko Imana yari amaze guhitamo Mose. He believed in him. Yaramwizeraga. And he said to him that I will put the words in your mouth. Kandi yaramubwiye ngo nzashyira amagambo mu kanwa kawe. When you speak, you will receive the help from me. Igihe uzajya uvuga uzajya wakira ubufasha bwanjye. But also that he could bring Aaron with him. Ariko nanone yamubwiye ko agomba kuzana Aroni akajyana nawe. That he will give the words to both of them. Hanyuma Imana ikazagica muri bombi. And be with them both. Ikabana nabo bombi. The important thing Icyingenzi kirimo was not that Moses did everything by himself. ntabwo ari uko Mose yagomba gukora ibintu byose ku giti cye wenyine. But what was important was that he was willing to go. Icyari cy'ingenzi kwari ukuba ashaka kugenda. And to do his part. Hanyuma agakora uruhare rwe. And Aaron would do his part. Hanyuma na Aroni nawe agakora uruhare rwe. And God would be with them both. Hanyuma Imana ikabana nabo bombi. Moses, he went to his weaknesses. Hanyuma Mose arebye ku ntege nke. But God wanted him to see his possibilities. Ariko Imana nayo yashaka ko ireba ku mbaraga ze. Amen. Amen.
Okay, so we will turn to the second example, tugiye ku rugero rwa kabiri where we find it in Judges. tugiye kurusoma. Once again, the people of Israel is in a very difficult situation. Nanone abisiraheli bari mu ngorane. They have been driven out by people called the Midianites. Bari baratwawe n'abantu bitwaga abamidiyani, tubyo twisoma mu bacamanza. And they have started to make homes for them in caves in the mountains. Bari baratangiye kubakorera inyubako mu misozi. When the people went out and tried to put something in the soil to make it grow, the Midianites came and destroyed everything. Igihe bateraga imyaka yabo, abamidiyani barazaga bakayangiza yose. And the people are crying to God to help them. Hanyuma abantu batangira gusenga Imana. And God sends a prophet Hanyuma Imana yohereza that reminds the people kugira ngo yibutse abantu that I have delivered you before, ko nabakijije bwa mbere. and you don't need to fear, Ntago and you don't need to be afraid. mugomba kugira ubwoba. And then the angel of the Lord comes to Gideon, Hanyuma marayika aza kuri Gideyoni. and he was hiding from the Midianites. Yarimo yihishe inyuma y'abamidiyani. And we can read from chapter 6 in Judges, Tugiye gusoma abacamanza verse ibice 12. bitandatu umurongo wa 12. 12. Abacamanza ibice bitandatu umurongo wa 12. Dusome. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we ugira n'ubutwari. The Lord is with you, mighty warrior. Imana yamwise umunyembaraga. Imagine to be called that. Ibaze Imana ibikwise. But Gideon, he is answering by telling God about the difficult situation. Nyamara Gideon we yasubije abwira Imana ibyari bimugoye. And wondering, where are your miracles? Where are the miracles of God? Yarimo abaza Imana ngo ibitangaza bya biri hehe. And then we will read verse 14. Tugiye gusoma muri icyo gitabo. The Lord turned to him and said, Go in the strength you have and save Israel out of the Midian's hand. Am I not sending you? Tugiye gusoma ku murongo wa 14, ibice biracyari bitandatu. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko imbaraga zawe zingana, ukize Abisiraheli amaboko y'abamidiyani. Sinjye ugutumye. So this is the task that God is giving Gideon. Aka ni akazi Imana yahaye Gideyoni. And you could think that he would answer, oh yes, here I am. Kandi ushobora gutekereza ko yari guhita asubiza, ndahari mwami. Let's do this, Lord. Reka tubikore mwana. But that is not really the answer from Gideon. Ariko ntabwo ari byo yigeze asubiza. Instead, he says in verse 15 and 16. Ahubwo ku murongo wa 15 n'uwa 16 yarasubije ati, 15 and 16. 15, Gideyoni aramusubiza ati, ariko Uwiteka, Abisiraheli nabakirisha iki? Iwacu ko turi aboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Uwiteka aramubwira ati, nukuri nzabana nawe, kandi uzanesha abamidiyani nk'unesha umuntu umwe. So the angel of the Lord believes that Gideon is the answer to the people's prayer. Marayika w'Uwiteka yizeraga ko Gideon ari igisubizo cy'abantu. That he will be the one who goes against the Midianites. Ko ari we wagombaga kugenda akarwana n'abamidiyani. But Gideon really, he has his concerns about this suggestion. Ariko Gideon we yumvaga afite ibibazo kuri icyo gitekerezo. And he asked God, how can I save Israel? Abaza Uwiteka ati, ni gute nakiza Abisiraheli? I am from the smallest clan. Nkomoka mu muryango muto cyane. And in that small clan, I am even the smallest one. Kandi muri wa muryango mutoya ni nanjye w'umuhererezi. How can I go Ni gute nagenda and stand against this? ngo mpangane n'ibi bintu? And the angel of the Lord replies, Hanyuma marayika w'Uwiteka aramusubiza, I will be with you. nzabana nawe. God is the one who sends Gideon. Imana niyo yari yohereje Gideon. And he urged Gideon to go in that power. Hanyuma asaba Gideon kujyana izo Not mbaraga. in his own power. Atajyanye imbaraga ze ku giti Not cye. with the perspective of being the smallest one. Adatekereza ko ari umuntu muto cyane. But in the power of the Lord. Ahubwo mu mbaraga Who z'Imana. is the greatest one. Mu mbaraga zisumba Who izindi is the zose. powerful one.
mu mbaraga zisumba izindi zose, And he is the one who sends Gideon. kandi niwe wari wohereje Gideyoni. And I think sometimes we can experience similar things. rimwe na rimwe hari igihe duhura n'ibintu byenda gusa gutyo. We can pay attention to something that caught our attention, hari igihe duhura n'ibintu dushobora guhangana nabyo, that we might think is wrong. It might make us frustrated. tugatekereza ko atari byo ndetse tukabyibazaho cyane, And we start to pray about it. hanyuma tukabisengera, And suddenly we realize that maybe God wants me to do something. hanyuma ukabona ko Imana hari igihe ishaka ko hari icyo ubikoraho, And you end up being an answer to the prayers you started to pray. ugahinduka cya gisubizo cy'amasengesho wasengaga. Because it starts often with God giving us a burden for something. kuko bitangira Imana iduhaye umutwaro muri twebwe. And maybe He's calling you to act in that. wabona nyamara ibyo yaguhaye nk'umutwaro ari umuhamagaro wawe kugira ngo ukiri icyo To ubikoraho, go in the power that He has sent you with. ngo ujyane imbaraga iguhaye, And not in your own strength. atari imbaraga zawe ku giti cyawe. So our third example urugero rwacu rwa gatatu is Jeremiah. ni muri Yeremiya. And we will read some of the verses from the first chapter, tugiye gusoma imirongo imwe n'imwe muri Yeremiya igice cya mbere, verse 4 to 9. 4 to 9 in the first chapter. kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo w'9. Yeremiya igice cya mbere kuva ku murongo wa 4 kugera ku murongo w'9. Soma mu izina rya Yesu. aravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. nuko ndavuga nti, nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga, ndi umwana. ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. ntukabatinye, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. umurongo wa 9. Uwiteka aherako arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Amen. So the Lord says, I have appointed you to be a prophet. Imana yavuze ngo naragutoranyije kugira ngo ube umuhanuzi. But similar to Moses and Gideon, Jeremiah goes to his weaknesses. ariko kimwe na Mose ndetse na Gideyoni, Yeremiya nawe yerekanye intege nke. He was slow in speaking like Moses. yavugaga nawe buke buke nka Moses, And he was too young, too little, like Gideon. kandi yari muto cyane, yarakiri umwana nka He had Gideyoni. both weaknesses. yarafite izo ntege nke uko ari ebyiri, But God's answer remains the same. ariko igisubizo cy'Imana gikomeza kiba I am cyakindi. with you. ndi kumwe nawe, I will put the words in your mouth. nzashyira amagambo yanjye mu kanwa I kawe, will give you what you need. nzaguha ibyo ukeneye byose, I will equip you with what you need to do the mission that I called you to do. nzaguha ibyangombwa byose bizagushoboza gukora akazi nguhaye. It's not always that He removes our weaknesses. ntabwo It's not always that He removes our weaknesses, buri gihe Imana ikuraho za ntege nke zacu, but He gives us what we need. ariko iduha ibyo dukeneye. And we can trust Him that He is with you and He is with me. kandi tugomba kumva ko buri gihe iri kumwe nawe, iri kumwe nanjye. Because for me, it's very easy to recognize or to identify with the reactions of these three men. ku giti cyanjye ndumva neza cyane ibi aba bantu batatu, abagabo batatu basubije. Sometimes when I am challenged from the Word of God, rimwe na rimwe ijambo ry'Imana rinteye kuryibazaho, or I end up in situations where I need to trust God, cyangwa nkagera mu gihe ngomba kwizera Imana, or someone asks me to do something that I feel I am not enough, cyangwa se umuntu akambwira gukora ikintu ngewe ubwanjye ntashoboye. it is very easy to go to your weaknesses biroroha cyane kujya muri za ntege nke zanjye, and to think that someone else would do this better. atekereza ko hari undi muntu ushobora kubikora neza kundusha. And we might have many reasons for that. kandi We might have many reasons for why it's not a good idea. kandi dushobora kugira impamvu nyinshi zituma tuvuga ibyo byose. And I think it's a risk that we go to our insecurity instead of trusting the Lord. iyo dutekereje ku ntege nke zacu tutarebye ku Mana, tuba turi ahantu hatizewe. But you know what?
ko murabizi Our insecurity, our insufficiency is nothing compared to God's possibilities. intege nke zacu ko kumva tudakwiriye ntaho bihuriye cyane n'imbaraga z'Imana. And today I want to remind you about the promise from God that He is with you. Ndashaka kwibutsa isezerano ry'Imana yuko iri kumwe nawe. He will never abandon you. Ntabwo izagusiga. We can put our trust in Him. Nitumwizere That He will provide. yuko izaduha ibyo That He will dukeneye care for us. kandi izatwitaho. And in every circumstances in life we can trust Him. Mu byo ducamo byose by'ubuzima tugomba kumwizera More than we trust ourselves. cyane kurenza cyane uko twebwe twizera. And as God sent Moses and Gideon and Jeremiah, He sends you and me. Nk'uko Imana yohereje Mose, Gideyoni ndetse na Yeremiya niko nawe ikohereje uyu munsi. In John chapter 20, Muri Yohana Jesus 20 says to His disciples, Yesu yabwiye abigishwa be after the resurrection, nyuma yo kuzuka, peace be with you. amahoro abe muri mwe. As the Father has sent me, I am sending you. Nk'uko Imana yantumye namwe ndabatumye. We are sent by Jesus Koherejwe na Yesu as He was sent by the Father. nk'uko yoherejwe na Se. And with that comes the anointing of the Holy Ni Spirit. naho haturuka guhabwa imbaraga n'Umwuka Wera. That we can be clothed with power of the Holy Spirit. Ko tugomba kwambara imbaraga z'Umwuka Wera. To do what? Gukora iki? To be a witness Kuba umuhamya about Jesus Christ wa Yesu Kristo. and who He is. Ninde uwo Yesu tugiye And in a guhamya. similar way, we need to focus more on Him than on ourselves. Kandi ni muri bwa buryo twavuze bwo kureba kuri Yesu aho kureba kuri twebwe ubwacu. We are called to walk with God. Duhamagariwe kugendana n'Imana. We are called to be His disciples. Duhamagariwe kuba abigishwa bayo. To be together with Jesus, to stay close to Him. Kugumana na Kristo, gukorana nawe, To become more like Him. kuba nkawe, And to do His will and act the way He did. gukora ubushake bwe no gukora ibyo yakoze. And the only foundations for this is that we have received forgiveness. Kandi inkingi ikomeye cyane y'ibyo byose dukora nuko twakira imbabazi. It is only because of His mercy. Ni kubera imbabazi ze n'ubuntu. It is only because of Him and what He did on the cross Ni kubera we Kristo n'ibyo yakoze ku musaraba that we can receive the calling yuko twakwakira uko and that we can guhamagarwa receive the Holy Spirit tukakira Umwuka Wera to be able to express His love kugira ngo tuvuge urukundo rwe and to witness about Him in this world. kandi tuvuge Yesu muri iyi si. And that mission is for everyone, Iyo mission ni ya buri wese, to live our lives kuba kuyibana nayo mu buzima bwacu with a greater perspective. kandi dufite kwizera gukomeye Not cyane, about building our own kingdom, but about building His kingdom. tutagamije kubaka ubwami bwacu ahubwo tugamije kubaka ubwami bwe. Where the most important thing is not myself, but it is Him. Icy'ingenzi ni uko atari ku bwanjye ahubwo ari ku bwe. And ministry might look different for us. Kandi ako kazi gashobora kuba gatandukanye kuri twebwe twese. We have different callings. Dufite imihamagaro We have itandukanye, different gifts. dufite impano zitandukanye, But the foundation is the same. ariko urufatiro ni rumwe. We are saved by grace. Twakijwe n'ubuntu, We have received the equipment of the Holy Spirit. twakiriye imbaraga z'Umwuka Wera, And we have the promise that He is with us. kandi dufite isezerano ko ari Through kumwe it all. natwe muri byose. But we need to make sure that we stay close to Him. Ariko tugomba kwibuka cyane ko tugomba kugumana nawe. King Saul from the Old Testament, Umwami Sawuli he started very well. yatangiye neza cyane, He was elected by God. yatowe n'Imana, He was anointed. yasutsweho amavuta, But by time, ariko uko igihe cyagiye he kigenda turned away from God. yagiye asubira inyuma akava ku Mana. He replaced humility with pride. Yasimbuje guca bugufi abisimbuza kwishyira hejuru. He was still the king, but he wasn't the righteous king. Yarakiri umwami ariko ntago yari wa wundi Imana And he yatoranije, was not serving with the same heart that God wanted him to do. kandi ntabwo yaragikorana n'umutima Imana yashakaga ko akorana nawe. So we need to make sure that we stay close to Jesus Ni ngombwa ko tumenya ko tugomba kugumana n'Imana so that we continue to trust Him, kugira ngo dukomeze kuyizera, so that we continue to seek His will kugira ngo dukomeze dushake ubushake bwayo with humble hearts, duciye bugufi cyane, and for Him to be able to use us. kugira ngo nayo izadukoreshe. Jesus, He tells His disciples to remain in Him.
Yesu yabwiye abigishwa kuguma muri we, because that is the only way to bear fruit in the kingdom of God. kuko nibwo buryo bwonyine bwo kwera imbuto z'ubwami bw'Imana. It's not about becoming great in ourselves, ntabwo ari ukugira ngo tube abantu b'ibirangirire cyane, but it is to make him greater. ariko ni ukugira ngo abe ari we dushyira hejuru, And we need to stay close to him. hanyuma tukagumana nawe. But we also need to have the braveness to take steps and to believe in him, to trust him. We need to be brave enough to take steps and believe in him. Ni ngombwa ko tugira imbaraga zihagije kugira ngo tumwegere. I will share a simple story Ngiye kubaganiriza agakuru gatoya about koroheje, a boy and his mother. ni ak'umuhungu na mama we. This mother, she really wanted the boy to start to play the piano. Uyu mubyeyi yashakaga ko umuhungu we aba umucuranzi wa piano, But the boy, he wasn't really interested in that. ariko uwo muhungu we ntabwo yabishakaga. Then she saw that to their city where they live, a big and famous pianist would come. Hanyuma aza gusoma itangazo rinini cyane ryamamaza ko hari umucuranzi wa piano ukomeye uzaza muri uwo mujyi, And he would have a big concert. kandi azagira konseri nini So cyane. she bought tickets to the concert. Hanyuma agura itike yo kujya muri ya konseri. And she thought if the boy will see and listen, then he wants to start to play the piano. Yatekerezaga ko uwo muhungu we nabona uwo mucuranzi ukomeye azagira ubushake bwo kwiga piano. And they went to the concert. Hanyuma bajyana muri She had konseri, tickets to the first row. hanyuma bicara ku murongo wa nyuma And there wa were a mbere. lot of people there. Hari abantu benshi cyane aho ngaho. And while sitting down, she realized, where did the boy go? Mu gihe yari yicaye arareba atari ko se wa muhungu wanjye agiye mu kabyara, And she starts looking for him. atangira kumushaka. And then she realized that he is on stage. Hanyuma aza kumubona yageze kuri stage, And she's so embarrassed. arumirwa buri cyo akora. What am I going to do? Ubu se ndakora iki mu kabyara? And the boy, he sits down at the piano. Wa muhungu we yari yicaye kuri ya piano, And he starts playing. atangira kuyicuranga. And she's so embarrassed. Hanyuma yumva buzi icyo akora, ati ibi ni ibiki? And then the great pianist comes out on stage. Wa mucuranzi w'igihangange abageze kuri stage, And he stands behind the boy. hanyuma ahagarara inyuma ya wa And he muhungu, says to him, continue playing. aramubwira ati komeza uracuranga neza. And then the great pianist, Hanyuma wa mucuranzi w'igitangaza he puts his hands on the piano ashyira ikiganza kuri ya piano, and he adds his music atangira gucuranga umuziki wa mwana yacurangaga. to the simple melody that the boy is playing. Akoresha melodi yoroheje cyane wa mwana yacurangaga. And together it becomes a beautiful music. Babishyize hamwe biba umuziki uryoheye amatwi cyane. And then he says to the boy, Hanyuma abwira Now we umuhungu, finish. reka turangirize aha ngaha. 1, 2, 3, boom, boom. Rimwe kabiri gatatu boom. And the room is filled with applause. Hanyuma abantu bose bakoma mu mashyi cyane kubera uwo muziki. It is a simple story, Ni inkuru yoroheje cyane, but I think it can teach us something about how it is to live with Jesus. ariko itwigisha uko twabana na Yesu. We don't need to be the great pianist. Ntabwo tugomba kuba umucuranzi w'igihangange. We can be like the boy. Twaba nk'uwo muhungu mutoya, We can do our part. tugakora uruhare rwacu. It might be simple, Rushobora kuba rworoheje it might cyane, be small, rushobora kuba ari ruto cyane, but together with God, ariko hamwe n'Imana we can see miracles happen dushobora kubona ibitangaza bikoreka, because He is the mighty one. kuko niwe ufite imbaraga zose. But we still need to take those steps Ariko dukeneye gutera za ntambwe for Him to be able to do His thing, kugira ngo nawe akore uruhare rwe, because He wants to use us kuko ashaka kudukoresha. in the same way that He called Moses and Gideon and Jeremiah. Kandi mu buryo uko yahamagaye Mose, Gideon na Yeremiya, niko natwe yaduhamagaye. He's calling you today Niko nawe arimo kuguhamagara uyu to munsi trust in Him. kugira ngo mwizere. The burden that He might have put on your heart, Umutwaro ashobora kuba yagushyize mu mutima wawe, to trust that He will help you, wizere ko that azagufasha, He will guide you, ko azakuyobora, that He will be with you. ko azabana nawe. And that is my simple encouragement to you today, Kandi icyo nicyo nkwifuriza uyu munsi, to surrender your life to Jesus. guha ubuzima bwawe Yesu Kristo. Maybe it will be the first time. Bishobora kuba ari umunsi wa mbere, ari inshuro ya mbere. To follow Jesus is a calling for each one of us. Kugira ngo ukurikira Yesu ubane natwe. But I also want to invite you to seek Him and to surrender your life to Him. Ariko nubwo bwaba ari ubwa mbere, If you feel Ndagutumira ngo uze. insufficient of what God has called you to do.
if you feel that you are not enough or what God has put on your heart, ushobora kumva ko wowe udahagije ukurikije n'ibyo Imana gushyize mu then you buzima can bwawe surrender yourself to Him ariko today wiha Imana uyu munsi and ask Him to do His work in you, hanyuma uyisabe ikora akazi so kayo that muri you will wowe receive the power you need kugira ngo ubone imbaraga ukeneye to be able to serve Him. kugira ngo ushobore kumukorera. But also, if you are here today ariko niba uri hano uyu munsi and you are not sure if God can use you, utazi neza nimba koko Imana ishobora I want kugukoresha, you to know that God, He can use anybody, ndashaka kukubwira yuko Imana ishobora gukoresha umuntu uwo ari we wese because it's not about us. kuko ntabwo ari twebwe twikoresha, It is about Him. ni we udukoresha. And when we surrender to Him, iyo tumwihaye He can do something great. ashobora gukora ibintu And bitangaje even cyane. if you have failed, nubwo waba waratsinzwe, maybe you have not done God's will, byashoboka ko utigeze ukora ubushake bw'Imana, you can receive His forgiveness ushobora kubona imbabazi ze and you can start again, hanyuma ukongera ugatangira bundi bushya. relying on Him mwizere and trusted by Him, hanyuma mwizere because He wants to use each one of us. kuko ashaka gukoresha buri wese umwe muri twebwe. So let's pray together. reka dusenge hamwe. Lord Jesus, I thank you that you are here. Yesu Kristo, ndagushimye kuri hano, I thank you that you know each one of us. ndagushimye ko uzi buri muntu wese hano, You know both our struggles and what we are pleased about ourselves. uzi ibitugora ndetse n'ibyo twifuza gukora, You know our weaknesses uzi intege nke zacu and what might hinder us to trust you. n'ibishobora gutuma tutakwizera. But I pray, Lord, ariko ndasenze that you will give us confidence, kugira ngo uduhe izo mbaraga no kwiyemeza, not in ourselves, kuko atari twebwe, not in our own ability, kuko atari ubushobozi bwacu, but in you, Lord. ahubwo ni wowe. That we will walk by faith, tuzagendera mu kwizera, filled by your power, twuzuye imbaraga zawe, listening to your voice twumva ijwi ryawe and trusting you, kandi tukwizera that you are with us. yuko uri kumwe natwe. I thank you for the calling that you have for each one of us, ndagushimira umuhamagaro wa buri wese umwe muri twebwe to be your witness. kugira ngo abe umuhamya wawe. Equip us, Lord, with what we need duhe ibyo dukeneye byose mwami, to be able to be salt and light in this world, kugira ngo tube umunyu ndetse n'urumuri muri iyi si, and to see your kingdom come. kandi tubone ubwami And bwawe your buza will muri be done. twebwe n'ububasha bwawe n'ubushake Thank you, Lord, bwawe. that you are with us always. turagushimiye ko buri gihe uri kumwe natwe. In the name of Jesus we pray. mu izina rya Yesu niryo dusengeyemo, Amen. amen. Amen.